Yeah, darling, nyuma yo kumbwira like that big yes. Niba wansaba ikintu ushaka cyose noneho like ukanya hari ikintu ushaka kumbaza kunsaba. Okay. Nyine after saying yes, icyo nshaka kubwira ntabwo nshaka yuko uzangwa. What? Why? You know, uziko like akobara akanya ko kwereka inshuti abavandimwe ababyeyi like agaciro kawe. What? Agaciro kanje nyine no kumva. Really? Sakora cyane. I'm so surprised. Okay. N'amasaha yakuze ndakeka twatse. Babe. Like ntabwo twataha muri iyi mood, you know. Just wait. 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 It's okay. No. Like when you bishe nabi ntabwo navuze ko inkwano ariko gaciro ufite. Ibyo wavuze ntabyumvishe sibyo? Nakumvise so reka nawe. Sibyo? Dutaha amasaha yagiye. Please, nta nubwo nayinishyura. No, it's okay. It's okay what? No, like I got this. Ndaza kubyishyura byose. Babe. Ndaza kubyishyura. It's okay. Why? Ese nawe uracyafite ya myumvire y'inaha ngo umugabo niwe ugomba kwishyura iki? Really? Babe, ibintu byose kuri kubifata nabi kweli. Ntabwo ari ukubifata nabi niyo reality ni ibintu bigaragara. Okay, fine. Katworoshye ibintu, okay? Nta kibazo kanyafate kwishyura, okay? Sawa. Nzi ko Egide twavanye USA atameze kuri ibingi batangiye n'ibiki. Siko nawe afite ya myumvire y'uko umugabo ari ugomba kuba yayoboye umugore ibintu byose. Ibintu ntabwo nzabyemera. Ubusa atangiye guhinduka gute? Ntabwo nari nzajya mu biganiro by'uburinganire n'ubwuzuzanye ahubwo wenda kuba muri weekend. Okay, good. So ndaza gushaka neza tuzahuza none. Okay, it's on me. Umwanya nzashaka neza. Okay, fine. Okay. Mama Kari? Wiriwe neza? Hanyuma se? Hanyuma nyine turaho. Uri kunyumva? Ndi kukumva noneho. Aha. Rero rwose nagira ngo ngusabe imbabazi. Nari ngize ngo rwose uracyandakariye. Mbabarira pe. Mbabarira ku byabaye ejo, mbabarira ndakwinginze. Ariko mama nawe ntugakazibira. Nagaje nari narakaye. Oya rwose oya. Nabonaga rwose warakaye ariko kandi nawe rwose buriya ubonye nk'umukwe w'umukire nukuri kw'Imana nawe byakubaho. Ahubwo mama. Reka mugire inama. Yego. Ndabona watangiye kugenda hambirenge bidakandagiye kwisi. Ndakumva. Kakwirata ugabanye ubwibone bige kubana n'abantu. Sawa nawe buriya byakubaho ubonye ibintu bidasanzwe biguhindukiye. Urandebera?
urandebeye ngo arankupa urandebeye iriya ngigira y'umugorera arankupye arankupye kandi mu minsi iri imbere atari yabona none ukuntu ngiye kugenda mu ijipe nkajya ngenda nyitwaye gutya mfite n'ifunguzo gutya mu ntoki akandeba kumirwa soni arankupye ari ngiye umuhamagaye ku mayinite yanjye no kuntuka wese nikira ngo nzagenda ngo kontakte zimeze gute ose ubundi reka mubaze iki ubundi kontakte uzahana zijya mu modoka mbujijwe n'iki kuhamenya ese ubundi iyo modoka uri kuvuga henze atwaye imodoka wayihawe nande tubyumvikaneho twavuze ko mu nkwano za muhoza tuzahita tugura ijipe ni nayo izatuma duhita tujya neza ku ruhando rw'abakire b'inahangaha rwose ijipe nkazajya nyigendamo gutya n'ifunguzo nzifite gutya ku muryango kumwe umuntu afata gutya agashyiraho akaboko wavimviriye cyane ariko mama c'est vrai ndi kubona ko ndi gukora ikosa rikomeye cyane ndi gutinda kujyana kwa muganga kandi ibintu birakomeye ngewe ndwaye iki urabona ndwaye iki ngewe yenda ndwaye yusuzumye umuntu utarwaye ndwaye iki noneho uzajya kumvuza iki bite ko mbona mujagaraye ufite ikihe kibazo umva uyu nguyu noneho mama wawe ibintu ariko yavuze ni ukuvuga ngo imodoka yatangiye kuyibarira yatangiye kubara ngo ukuntu azajya agenda mu modoka biturutse mu nkwano zawe ariko mama wajya ureka ariko uzikumva none ntabwo mubwiye ndasa nema urasa neza nyine urasa neza ese ahubwo uragarukira he ndagiye hanze ndegura na sheri ntabwo nabona akantu nibyo uri gusojya ngo ujye kumusebya mbabarira aho ngaho ngewe icyo nshaka nicyo ngicyo twumvikanyeho kuko ngewe nanjye ndashaka ijipe pe iyo modoka ari kuvuga so rero ubwo turareba yuko uzayibona kagende sawa nyine ngaho genda yego nyine ni nayo mpamvu ngomba kumuha amafaranga menshi kamusaba akantu sibyo kamusaba akantu kari koroshye ihangane twakomeza guhagarara hano reka twicare mubwire urambwira siki ngwino mama rwose reka musaba ikintu mbabarira ibyo gutekereza gukizwa n'inkwano z'abana ubishyire ku ruhande ese buriya reka mubaze ikintu buri umuhungu akubwira ati nta nkwano mfite umukobwa ntitwamubona ngo iki iryo jambo risubiza ahantu rikuye niba rizamutse hano mu nda rikazamuka gutya ryongere risubiremo gutya ujye muri toilette hasoni namanjye reka mugira inama kandi nziza pe gerageza utuze ndabizi ko biri buguha amahoro kandi nawe ubwawe uzabona ko gutuza bishobora kuguheza amahoro ariko ubu hari umuntu wakwanga ebyiri hari umuntu wakwanga ebyiri imodoka ebyiri cyangwa eshatu cyangwa inkwano nyinshi wahaguramo ushobora kuguramo wenda tuvuge inkwano ashobora kuguhereza ashobora kuguramo wenda tuvuge nka ravafo wenda iyo ngiyo imwe ijipe wenda na benzi ushobora kuziguramo reka mubwire inama iyihe nama ngira sibyo kandi ubyumve neza mbabara wenda nzakujyana ahantu bacuruza amamodoka tugende tugeremo babwire ni mu mutoranyi cyangwa nawe uzitoranyirize pe nimba ufite ubuhanga kubyumvisha amarava yazi n'ibiki byose utoranye imodoka nziza njye nyikugurire ariko reka kurambiriza ku nkwano z'abana reka nkubwire urankunda sinuka inkwano bazazana twamaze kubyumvira no buretse gatoya ni ukuvuga ngo niyo ngiyo nshaka kugura ariko yishaka nta wakwanga eshatu cyangwa enye mu zindi wow nuko ngo urashaka gukora kampani y'amamodoka bajye bakodesha ukodesheje ivatiri ukodesheje jipe nta kibazo mama muhoza kampani limited ariko reka mbanze muhoza papa mu iki uri gushaka gukomeza kunzamurira isukari ngiye muzamurira isukari yes zazigura musisi nzazigiramo